registration proof ni kuba iguha uburenganzira bwo kuba wakinjira muri RP college runaka bakabona ko uri umunyeshuri. Registration proof utayifite igare ko utari umunyeshuri ni igaragaza ko rero uri umunyeshuri. Ubango nibigera ku itariki ya mbere mutarabikora kurenza ku itariki ya mbere apiri nta kintu izabikivuze. Niyo mpamvu rero niyo makuru n'ababahaye ni mfite ese muri RP batanga basari and living allowance. Ikindi dusobanurire neza step zikurikiraho nyuma yo kuba admitted muri RP. Murakoze, dutegereje igisubizo cyanyu. Bantu banjye muraho mumeze neza. Hano Barudof nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV ku isoko y'ubumenyi, application, scholarship ndetse n'ibindi byose bijyanye bitandukanye bijyanye na education hano mu Rwanda. Ndagira ngo mbazanire amakuru ameze neza cyane kandi mboneraho no kubangiye gusubiza ibibazo bimwe mwakomeje kugenda mumbaza kuri video naherutse gushyira hanze ahangaha bamenyesha ko RP yamaze gusohora admission result, ariko se tunibaza ngo nibiki bigiye gukurikiraho, nize document mugiye gushakisha mukamuzicaranye ku buryo loan application siraza ryari. Ese ubu tuvugana ni iyihe step mugezeho, ni iyihe mumaze kurenga, mugeze ku kigero cya kangahe kwijana nabura kugira ngo mube mwavuga ngo mufite full percentage yo kujya kwiga muri Rwanda Polytechnic. Amuhawe ikaze rero hano ku Burezi Rwanda TV. Ngewe turi kumwe ni Ubardo Official. Mbabwira ngo niyo Rwanda mugeze kuri YouTube channel mukande subscribe mufungure inzogera tujye tubana igihe cyose. Iyo wari abagiye kwiga, hari abantu bafite ibibazo bijyanye no kuba baraprayinze muri University of Rwanda, ariko University of Rwanda ntibajye kwigayo bakavuga ngo reka bategereze na RP kaba yabanze kubafata yabahaye impamvu yuko batazonya ati hari indi higher education, higher learning education yabafashe, akaba yo mpamvu babimye amahirwe. Mwese rero ngiye kubabwira icyo mugomba gukora ndetse n'abaclaiminga nabo babwire icyo bagomba gukora. Namwe rero mutafashwe hari amahirwe yandi abareba. So muhawe ikaze rero hano ku Burezi Rwanda TV, mujye mushikora share. Iyi channel rwose izamutse ejo bundi mu minsi ishize nibwo nayifunguye nyuma y'umwansabe ngo sinkajye mbinyuza kuri Barudof Official kuri YouTube channel ya Barudof Official, mwabonaga ibindi bintu bigenda abihaca. Ngiye kambanze rero nyure hano kuri no video nabakoreye mukambaza ibibazo. Hano aragira ati ese urakoze ku makuru meza uduhaye, gusa ikibazo hari nari mfite, ese muri RP batanga basari and living allowance. Ikindi dusobanurire neza step zikurikiraho nyuma yo kuba admitted muri RP. Murakoze, dutegereje igisubizo cyanyu. Uyu muntu yabajije ikibazo cyiza, ruvuga ngo Rwanda Polytechnic itanga full basari cyangwa se buruse yuzuye. Harabavuga ngo ni scholarship, ariko ntabwo ari scholarship. Scholarship ahantu itandukanira na basari, nuvuga ngo scholarship nyine yo ntabwo ubuzishyura, ntabwo abari inkunga. Nano basari ubuzishyura n'ubundi hashije iminsi nako nyuma y'igihe runaka bitewe n'ibintu washyize mu masezerano usinya. Ubwo none rero RP rero nkuko yarambajije ngo itanga buruse, living allowance n'ibindi. Ruvuga ngo RP ikwishyura 550 byo kwiga cyangwa se bya tuition fees. Noneho gakwishyurira ikaguha n'ibihumbi 550 iya kwishyurira ku kigo wigaho cyangwa kuri institution, ntabwo ari wowe yakoraho. Noneho ikaguha kuri konti yawe cyangwa se telefone yawe kaguha 40 by'amanyarwanda ya azwa afatwa nka living allowance cyangwa se akubeshaho. Noneho nibyo ngibyo bakaguha na laptop bitewe n'ibyo wiga. Hari abafata i3, hari abafata i5, hari abafata i7, hari n'abafata i7 irimo RAM ya 16
ibyo rero ni ibintu biba bigiye bitandukanye bitewe nyine n'ibintu byiga, ariko mwese icyo mwamuhuriyeho nuko mufata amafaranga 40,000 bakanabishyura 550 bya tuition fees. Ndatekereza uyu nguyu ashubijwe. Noneho ikindi text information hano bijyanye na system kuba yarangaga byo ni bisanzwe nawe basobanuye no kuvuga ngo system yo amanota gisohoka bitewe n'impinduka aba developer bari baba bashaka gukora muri system yabo, wenda bazanamo b'improvingamo ibindi bintu bana upgrading bagashyiramo ibindi bintu cyangwa se banashyira muri izindi features. So hasobara ko abashobora kuba ikibazo kuko ngira ngo mwaraceka mukabona nyine baravuga ngo application number not found, kandi mu by'ukuri mufite registration number kandi mwarapply zikagenda neza, ariko ndatekereza amwe bamaze kubona niba barafailinze cyangwa se barabaye admitted. Aha ko bari kutubwira ngo not found, turakwemera na yenda bemera, biri kwanga kabisa, biri kuba not found, turahabaye kabisa, tugeza amakuru ku gihe. None se ko bari kutubwira ngo double check yo barimo ibingiye nabirebye kubwira ngo aha biri kwanga, link irihe, link barayipininze hejuru kitarafunguka, mudufashe ko nishyuye nkoresheje phone bakaba bavuga ko reg number itari founded. Ibyo ni ibindi bisanzwe, hari ibibazo. Aha ni ibyo ngibyo, ndatekereza ari ibingibi ibijyanye n'ibibazo byo kuri video. Noneho katwigire ku kibazo kijyanye ni ikibazo kijyanye baretse gato mbanza babwira ahantu mugomba kujya muvana amakuru yizewe ya RP. Amakuru mutavanye hano ku Burezi Rwanda TV ntimuyabone ku muntu ubereka proof y'ahantu amakuru avuye. Urugero akababwire ngo ngiyi website ya RP cyangwa se X ya RP ni amakuru nyavanye. Amakuru inshuro nyinshi ari igihe abatari ayanyayo. Ngewe ngiye kubereka ahantu muzajya mwikurira amakuru cyangwa se niyo mbere itangazo. Ngewe ni hano nza kuri X. Murabona nka hano RP imaraza gutangaza itangazo yaraje hano munsi iragaragaza iravuga ati the management, kubera ikibazo cye cyabayeho nyine. The management of Rwanda Polytechnic would like to inform you that the MIS system cyangwa se management information system is currently experiencing technical difficulties. Our dedicated IT team is actively working to solve the issue. We sincerely apologize for any inconvenience caused and patient update will be shared here as soon as the system is fully restored. Hano RP bamenyesha vuga ngo ubu tuvugana bafite ikibazo cya technical muri MIS ko itari gukora, ariko IT team yabo cyangwa se aba IT babo barimo barabikoraho kugira barebe ko bakikemura ikibazo. Niho baraza kugarura system ku murongo barata babamenyesha, kandi ko hano bahise bagira ute, bahise hano babigaragaza. Bahise babigaragaza bagira ngo system hano yabaye restored, babigaragaje mu kanya mu masaha ashize. Ubwo rero ndatekereza akanako nakandi kantu mbere tuno twigire kuri website. Twigire kuri website ya RP Rwanda Polytechnic. Nuvuga ngo iyi website rero nayo ya RP iyi niyo ivaho amakuru yose, ariko ndagira ngo mbereke no ku bintu bijyanye no guclaiminga na babandi bambazaga ibijyanye na ntuzana no kuba batabaye barabafashe muri higher learning education. Nabo muri UR nyine akaba barafashe ku muri app nibo bafata. Ndaje nabo ndababwira uko tubigenza. Dore hano yuje hano hari update hano, ukahita hano handitse ngo hano handitse ngo announcement. Hano ntuhita ubonera amatangazo yose, niho hano bayanyuza. Noneho wenda ikindi navugaho hano, dore ngaha hano dore ngaha rwose ngaya hano amatangazo niho bayanyuza, ariko none twebwe twigire kucyo twita MIS tuyisura rwose. Tuze hano kuri student application, hano ducekingira amanota, wenda kadushyiremo arege namba hano, shyiremo rege namba ducekinge. Okay, wenda uyu we yabaye admitted, ariko
hari nk'abantu batabaye admitted. Hano yabaye admitted. Let's gatoya turebe. Zemba rebe. Okay, murabona nk'uyu nguyu wenda bamubwiye ngo ntiyabaye admitted kubera ko abafatiye kuri 83. Uyu muntu wenda we yize IT. Applying IT, sorry. None bamubwiye ngo ntabwo ari admitted kubera amanota make. Ariko hari abandi babwiye ngo hano bakabashiriraho ngo yabaye admitted mu yindi higher learning education institution. Ikintu ugomba kuza ugakora rero ni iki? Hano uraza usobanure impamvu ugiye gusaba gukora appeal cyangwa se kureklama. Hano attachment type uraza uhitemo icyo uje nyine document yawe. Kuri hano handitse ngo other document. Hano rero handitse ngo attachment. Ntabwo urituriza gusa. Wowe urandika letter yandike, numara kuyandika isobanura ibintu bya byose, nyine urandika letter yo mu buyobozi nyine. Kuba tabizi muze kunyandikira mbafasha nta kibazo kuri WhatsApp cyangwa mu mamagare. None nurangiza uzano handitse choose file nyine uhitemo iyo file yawe. Numara gutamo iyo file yawe then ukore submit. Utegereze. Muragomba kurubikora uyu munsi cyangwa ejo. Nyuma y'ejo kande uvuga ngo nibigera ku itariki ya mbere mutarabikora, kurenza ku itariki ya mbere appeal nta kintu izabikivuze. Niyo mpamvu rero niyo makuru n'ababahaye ubwo ku bantu mwe mufite ikibazo kijyanye na appeal. So babwire ngo nge twabanaga muri no video ntabwo ncoje. Ikindi mugomba gutegura ku bantu mwamaze kuba admitted. Rero sasa ku bantu mwabaye admitted mugomba kuba mikashwa ko mufite admission letter. Admission letter uyidownloading unyuze muri MIS Portal. Iyo MIS Portal niyo ucamo. Admission letter uyidownloadinga mwe mutegura 57,000 yo kugira ngo muzakore registration, kuko ntushaka gukora registration utarishyura amafaranga 57,000. Ikindi hari uburyo ushaka kwishyuramo ukashya. Ngewe igihe cya registration nigitangira nzabere gukora registration muzayikora ku buryo nyine nta kintu na kimwe kizangirika. Ikindi mugashaka amafoto, ifoto ya passport ngufi ngomba gushyira muri MIS. Mugashaka nandi mafoto 2 magufiya muzajyana mu ntoki. Ikindi kuko na registration proof. Registration proof ni kuba iguha uburenganzira bwo kuba wakinjira muri RP college runaka bakabona ko uri umunyeshuri. Registration proof tayifite egade ko utari umunyeshuri, ni igaragaza ko rero uri umunyeshuri. Ibyo byose ni mumara kubishaka mwe mubibitsa ahantu niranga muntu yanyu mwe mubifite ko ubu tuvuga nushaka gutiranga muntu kabwagirana. Then ikindi diplome yanyu nayo mugomba kuyishaka. Diplome ndagira ndacyashyize zageze ku bigo byanyu muzajye kuzizana. Ku bantu bafite amadeni muzashake nuza result slip zanyu za original. Hari abantu bafite bagenda gafata udu screenshot sira ntanga ari result slip. Ufite icyo kibazo cya result slip nawe anyandikire cyangwa amagare. Noneho rero abantu batafashe mugomba guhora muri maso, kuba active amasaha 24 kaminuza hano zirahari zitanga ama scholarship pana no kuvuga ni buruse scholarship zigeze zitandukanye. Iyo habonetse amahirwe umuntu yatanga. Nk'ubu mu minsi ishize haje amahirwe ya Youth Volunteer, none umuntu ntibabufasha ngani muhe link ya Youth Volunteer. None nkibaza ko byose agombaga kubigerageza kimwe cyakwa ikindi kigakunda. Ariko nk'ubu ngubu hafunguye cyo kwita East African University of Rwanda. Iyo East African University of Rwanda butuvana irimo ama section mushobora kwiga bamwe na bamwe nka za TV and film making production ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bya education. Ariko ubu ngubu nibwo mushobora gutekereza kwa applyingamo, naho nta kibazo mushobora kwa applying. So kubindi rero ndatekereza ibyo ngibyo nababwira. Amakuru yose numva ntabahaye hari mumbaze muri comment nzagaruka mbasubize, ariko amakuru mbaye nayo ngayo
ngenda bakunda Nobrete Official nk'ibisanzwe nka muri kumwe. Imana ibarinde. Bye bye, God bless you.